Jesus Christ the Sovereign King Reigns TV iguha ikaze. twongeye kubifuriza ikaze mwebwe mwongeye kubona umwanya wo gukurikira ishuri ryo guhinduka muri kumwe na Letitia naho mbifurije ikaze nk'uko twakoze uwo mwitozo kandi tukabona n'umumaro wabyo reka dutangire dushima Imana tuyubahisha imbaraga zacu ubwenge bwacu n'umutima wacu wose. Data mwiza tugushimiye ko uri buduhe kugira ikiganiro cyiza tukagisoza amahoro kandi tukacyungukiramo. Icyo nicyo tugusaba mu izina rya Yesu kandi ni muri iryo zina twubahiriza izina ryawe, amen. Turabashimiye nk'uko bimeze no ku yandi mashuri. Ishuri ryacu riracyafite abanyeshuri bakeya ariko twizera ko hamwe n'ubushake bw'Imana hamwe nabo bigomba kugirira umumaro izagenda itwungura abanyeshuri. Turayishimira aho igejeje ikora kandi turayishimiye. Uyu munsi nashaka kuganira nawe ku mpamvu ya kabiri yatumye niyemeza gutandukana na sisiteme y'isi cyangwa se n'imikorere y'isi. Nk'uko nabikubwiye, Bibiliya ijambo ry'Imana rishyira itandukaniro hagati y'abana b'Imana n'abanze kubaha Imana cyangwa se abantu bahisemo kwibera Imana ubwabo cyangwa se kwikorera ibyo bashaka. Aho batandukaniye ni uko bamwe bitwa ab'ijuru abandi bakaba ari abo mu isi. Ariko kuko nabikubwiye, ni Imana iradutegereje twese. Ijambo ryayo riravuga ngo icyo ishaka ngo ni uko twese dukizwa tukamenya ukuri. Ukuri rero ni ikintu gikomeye, nicyo nagiye gushaka ku Mana. Imana yitwa Nyir'ukuri ndetse ikitwa na Munyakuri. Hanyuma rero umwana wayo Yesu Kristo akaba ubwe yitwa ukuri. Ukuri ni ikintu gihishwe isi. Iyo Bibiliya itubwira ngo isi iyobowe n'ubwami bw'umwijima, iba iri kutwereka yuko ibintu byinshi isi igenderamo ari ikinyoma. Ikinyoma nicyo kintu cya kabiri ngiye kukubwira cyatumye numva mbihiwe n'ubumenyi bw'isi iduha. Ni ngombwa yuko imyaka dufite muri iyi si dushakisha ukuri. Mbere yuko nkubwira iby'ukuntu umwami Yesu Kristo yangiriye neza akaba kumenya ukuri, nagira ngo nkubwire inzira eshatu isi ikoresha kugira ngo ifunge ibitekerezo byacu tudatekereza. Iyo imaze kubikora, dukurira muri ubwo buryo tukajya twakira ibyo duhaye byose. Ni ukuvuga ngo iradutegura kugira ngo tutatekereza, tutagira umwanya wo gutekereza. Urabona nk'umuntu uhora utekereza icyo kurya buri munsi uhangayikiye icyo kurya, ntashobora kugira umwanya wo kwiga ngo azabe umuhanga cyane, kubera yuko ubwonko bwe bumeze nk'ubukorera mu gifu. Niko bimeze. Mperutse kubona umuntu w'umuhanga ufite impamyabushobozi yo ku rwego rwa porofesora, ndatangara cyane. N'uwo muri kimwe mu bihugu duturanye yari yitabiye inama imwe y'abantu basenga, arangije aza imbere aravuga ati, yabivuze mu rurimi rw'icyongereza, ndabigusubiramo mu rurimi yabivuze ngiye abarwumva murabyumva, ati kandi izina rye ntabwo nabwo ndi burivuge ku mpamvu z'umutekano we. Avuga ati, I'm Professor X, ati I've been blessed to teach in many university of UK. Ati when I'm there I find many good things to eat. Yavuze atyo ndatangara cyane, ndabase neza ko profesori wenda agiye kuvuga ibintu bijyanye wenda na teze yakoze cyangwa ikintu yavumbuye cyagirira abantu akamaro. Arangije mbona rwose ababaye, aravuga ati after eating those good things I'm worried about my family left behind. Have they been able to find good things like me? Nabitekereje ndayikomeje mutega amatwi, ndatangara cyane, nzi ko tugiye kuvumbura ikintu. Arangije ahita yongera aravuga ati, hafuse ni wese yize, wenda yize si ibintu bya culinary art, ibintu by'ubutetsi n'imirire, ariko si byo yari yarize. Arangije aravuga ati, I've been invited to the house of the president for 3 times but I could do nothing, but now I know what I'm going to do. Ndamwitegereza ndavuga, yewe ugeze amahirwe
mubyeyi yaba umugabo yaba umugore aba ari umubyeyi, iyo uza kuba ku gihe cya Yesu akunganyishije na cya giti yavumye ko kitagira imbuto. Igituma umuntu tugaruka imbere yanyu mukabona dukora ibishoboka byose kugira ngo twere imbuto mu gisekuruza cyacu, kubera ko buri kintu cyose, buri tarano yose twahawe Imana izayitubaza, izatubaza iti ko naguhaye iki, ko naguhaye kumenya iki, kuki ntacyo womara igisekuruza cyawe, kugira ngo abantu bamenye ukuri, kuko kumenya ukuri bituma umuntu ahindukira agakizwa. Uyu munsi rero ndashaka kuganira nawe ku bintu nagezeho ndabimenya ndatangara cyane. Nkomeje kukwifuriza umugisha w'Imana, nkomeje no kukwifuriza kumenya ukuri kugira ngo uhindukire. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dukanguke, Yesu abone uko tumurikira. Imana ijya kuvuga ijambo rya mbere, yavuze ijambo rya mbere avuga ngo ntihabeho urumuri. Ni ukuvuga ngo yari ihaye umwami Yesu Kristo, ijambo ry'Imana rivuga ko niwe mucyo umurikira umuntu wese utari uje mu isi. Ni ukuvuga ko n'abavuga ngo bafite urumuri, Yesu yaje kudusobanurira ibyo ari byo, aravuga ati urwo rumuri rushobora kuba ari umwijima, ati kandi mbega ukuntu uzaba ari mwinshi. Gerageza ugenzure iminsi dufite hano mu isi, nk'uko nabikubwiye Imana yanzuye ko itagomba kurenga 120, ubwo tuba twarambye. Umugaragu wayo Mose we yavuze ko rwose barambye bamaraga imyaka 80. Ni ukuvuga ko iyo myaka iyo yivuyemo ujya ahandi hantu hitwa mu bugingo bw'iteka. Ni nacyo cyatumye Yesu apfa, ni ukugira ngo tubone ubugingo bw'iteka. Wowe udukurikiye, ni iki cyatuma utarwanira kugira ngo ahantu uzajya hatazahinduka habe heza? Imana ikomeze kubigufashamo. Nakubwiye rero ko hari prison eshatu Satani ashyiramo ubugingo, zitwa prison z'ubugingo, kuko mu bugingo nk'uko nabikubwiye niho hari ibitekerezo cyangwa se hari kumenya, niho hari ibyiyumvo byacu, ndetse mu bugingo niho hari ubushake. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose iyo byamaze gufungwa, iyo yafunze ubugingo arabifunga ku buryo nta kindi ureba usibye kuramuka. Mu by'ukuri uba uri ku rwego rumwe n'urw'inyamaswa, niyo irya yarangiza ikibaruka, yarangiza ikororoka, ntirenge urwo rugero. Ariko ntabwo ari cyo Imana yaturemeye. Imana yaturemeye gutegeka isi, tukayitegeka duhesha izina ryayo icyubahiro, tukamenya ko ariyo muremyi w'isi, twarangiza tukaba abana bayo nyuma yo kuba ibiremwa byayo, tukayishimira ari Imana yacu, ari na data, uko ndi kwidushaka. Ntabwo rero Imana yaba ari so ngo ifate ukuri gufungirane, irakuvaruriza, ibizi ko uri umwana wayo, iravuga iti umwana wanjye agomba kumenya ukuri, ukagendera mu kuri. Uba utandukanye n'igihe wagenderaga mu mwijima. Kandi Bibiliya bisobanura ko iyo umuntu akigengwa n'amabwiriza ya mbere y'isi aba ari mu mwijima. Izo prison rero ni eshatu. Iya mbere ni ubukene, iya kabiri ni agahinda cyangwa umubabaro, prison ya gatatu ni isoni. Iyi si ndashaka ko utekereza, wari wabona hari abantu bashiduka bakoze ibyaha batabishakaga, akaba yari afite ububasha ariko ashaka kubireka, ariko isi ikamusunika, ikamwanduranya, ikamubuza epfo na ruguru, agashiduka yakoze ikintu. Usibye n'ibyo na kamere yacu ubwayo, Pawulo yaravuze ngo icyo nshaka gukora icyiza, ariko ikibi kikantanga imbere. Ni ukuvuga ngo nayo ubwayo, igihe ababyeyi bacu ba mbere baryaga urubuto, kamere yacu yahise ihinduka iturwanyiriza muri twebwe ubwacu. Niba iyo tugiye gutsinda, dutsindira muri twe. Ni wowe ubanza kwirwanya ubwawe, ukavuga uti hoya, ngomba gukurikira umurongo Imana ishaka, ariko kamere ubwayo bikwereka ko itawushaka. Ubukene ni cya kintu gituma uhorana isoni, ntuvuge, ugahora usaba, ugahora, kandi ntabwo ari cyo Imana yaturemeye. Imana yarakuremye ngo mu byo yaguhaye wigenge,
ugahora udashobora kugira icyo ukora, ugahora wumva ufite ubukene nabwo butera isoni. Isoni noneho ni cya kintu bya bintu ukora ukajya wumva uhora ufite isoni, umuntu wese yaza akabigutsindagiza, yaza akakubuza guhumeka, akakwibutsa icyaha, ugahora ufite umutima ukurega. Ibyo bintu rero iyi si yabiteguye kugira ngo ikubuze guhumeka, ikubuze akanya ko kunezerwa ureba umuremyi wawe. Naratangaye menya umunezero ubaho, kubaho ubona ibyo ufite biguhagije. Iryo ijambo ry'Imana ryitwa kunyurwa, kubaho wumva ntabwo ukeneye ibintu biri extra, urabizi ko ibyo ufite Imana izi ibiguhagije izabiguha. Upfa kuba wakoze umurimo wawe neza, wakoresheje imbaraga zawe neza, kuko urabizi ko nabyo Imana izabikubaza. Witabiriye wabaye icyo Bibiliya yita umunyamurava. Gukiranuka Bibiliya ivuga ni ugukurikiza, ni nka kuri tujya gukorera permis, uruhushya rwo gutwara imodoka, noneho ukajya uca mu makorosi ntugire iryo ugonga. Biriya ni ugukiranuka. Gukiranirwa urubuye gutyo ukayagonga, ugaca ahandi ukajya mu nzira utabwiwe. Imana rero ibiri ikubwira iti mwana wanjye niwemeye kuba umwana urumvira, dore kandi binkubwira nibyo byiza, ubicamo ntuca muri ya makorosi. N'ubu navuga ntabwo ndi bugonga, wagera aho ugonga ugahagarara ukihutira gusaba imbabazi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niba tugize ibyago tugacumura, ngo twegere intebe y'ubuntu tudatinya. Kubera iki? Kubera ko umwami wacu Yesu Kristo yarangije kumena amaraso atuma tubabarirwa. Ntabwo abana b'abantu bakiri abanzi b'Imana. Hari igihe babibwira bati twe ntabwo tugushaka, tugiye kwishugurikira twishakira ibyacu, ariko uhereye aho Yesu yaje ngo yaje kutwungana data. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yiyungiye natwe muri we, ngo ibintu byose yabishyize muri Yesu, irangije ngo idutungisha we. Ni ukuvuga ngo iyo udafite Yesu uba wirwanaho nyine, burya uba wikora ku giti cyawe. Ni ukuvuga rero uhita wibaza uti rwose niba nyuma y'ubugingo kandi ubu buzima si jye wabwizanyemo, bizagenda bite? Nzasubiza Imana iki? Ni ukuri dufite impamvu yose yo gukunda guca mu nzira Imana ishaka, ibyo twita gukiranuka, kandi no kuba abanyamurava. Ni ukuvuga gukora ibyo dusabwa mu gihe cyabyo, bigatanga igisubizo. Muri make Imana ntituyibere igihombo. Ni abanyarwanda rero ni bamwe mu bantu bashyizwe muri izi prison. Impamvu nta yindi ni uko bakunda kwigenga. Ni population cyangwa se ni nation ifite gushaka kumva ko ibintu yabishobora, ishaka kwigenga, ku buryo bayitegereje abashakaga guha isi abayitegeka, bakareba bakabona nibatabashyira muri izi prison ntabwo bizakunda. Niyo mpamvu Imana idukunda cyane ikatwihanganira, ni uko izi aho hantu twagiye dutsindagirwa hakiri kare. Ubundi keretse ibintu byadutse bidasobanutse, umunyarwanda ntabwo waza ngo umugure ubwire ngo ukora iki. Ntabwo umunyarwanda ariko yari ateye. N'ubu kandi kereka ari amaburakindi. Usibye kandi kuba wavuga ngo bimeze ari amaburakindi, ntabwo abanyarwanda n'abantu bakunda gukorera hamwe. Niyo mpamvu ibyo bashatse barabishobora, ibyo badashatse ntibabishobore. Kandi nta nubwo ari abantu b'abafana cyane uvuge ngo ukunda uriya wanga uyu. Ni ibintu nabyo by'amaburakindi. Niyo mpamvu babaga bari hamwe bakagira umwami umwe kandi bose bakamukunda. Bari abantu bakunda gukorera hamwe, bakunda nyine ibintu buri wese kuzana umusanzu we. Bavuga ngo buri wese ngo azane iki? Umuganda yari nk'uko abantu babaga bagiye kubaka, ubundi byari mu kubaka akaca igiti, buri wese akazana icye, buri wese akazana icye. Si ngombwa ko bazana byinshi, ariko nuko bari bateye, bakamenya uwo bagomba kubabarira, bakamenya uwubabaye, ukabona bari bari ukuntu kuroruganize ku buryo abantu bababonye abashakaga kugabana isi ko irimo iranagabanwa yihuta, barabatinya. Bahita bavuga bati aba bantu ni ka gahinda, ni wa mubabaro n'isoni n'ubukene, aba bantu nibatabijyamo ntabwo tuzabashobora. Iyo rero isi yerekeye gukora ibyo bintu iba yagushoboye. Ikindi kandi gitangaje ni uko iyo umaze gusobanukirwa ubukene n'ibi bintu, ntabwo biba byongera kukubata, ntabwo byongera kukugira imbata, ntabwo byongera kugutsikamira, kuko usanga ibintu wifuzaga nk'ubukire atari bwo bukire. Iyi Mana yashyize mu isi ibintu biduhagije, ariko umwanya duta dushaka byinshi cyane.
utubuza navuga ngo kugira epanouissement cyangwa se fulfillment sinzi uko nabyita, utubuza kwaguka mu bwenge no mu bikorwa, utubuza kwaguka mu mimerere no mu mibereho, utuma kandi tufata ibitari ngombwa. Ariko nk'icy'ubukene ntabwo abana b'abantu aribo bakigenga gusa, hari ahandi hantu bigengerwa, ku buryo kugira ngo usohoke muri iyo gereza kereka uri kumwe na Yesu gusa. Ndakubwiza ukuri, tumeze mu isi, niba warabonye ko kuri udushishi dutwara imigati, turaza tukikorera agace twabonye kanini, twagera hirya ukazana agatoki ukagera gutya kagacu gakuraho ukadusanze cyangwa ukatwicisha urutoki. Nuko bimera, turarunda, waba uzi ko hari icyo warunze, umuntu agahita azana agatoki wa wundi agahita ashyiraho. Niyo mpamvu usanga nk'ibihugu bikize ari byo bikennye, babishyira muri za prison. Ubwo sinavuze intambara, iyo mvuze agahinda akenshi kazanwa n'ibyo bintu, abantu bapfa, abantu babura ababo. Ntabwo umuntu ashobora gutera imbere mu isi adafite protection y'Imana, ntibishoboka. Aho ugeze ubera nk'agashishi, uraza ukarunda, bagahita baza bakigezayo bagakuraho agace k'umugati bakajugunya hariya. Rero ibyo tubabwira Yesu ni uko ari ibintu twexperience, uko biri kose. Hari ibyo umuntu aba amaze kubona byisubiramo, yagize akavuga ati nyamara ukuri nuko ntarusha Imana ubwenge. Niba yambwiye iti ntawe uzagera utari kumwe nanjye, ikiza ni uko nayisunga, kandi ni ukuri kwisunga Imana ntabwo biteye isoni. Nagira ngo nkubwire impamvu ya kabiri yatumye niyemeza kwinjira muri sisiteme y'Imana nkava muri sisiteme y'isi. Ahari nawe uri mu bantu bajya bareba abantu bakijijwe ukavuga uti bariya bararendagiye, n'indindagire, abariya ntabwo bazi icyo bakora, ntabwo bazi icyo bashaka. Nagira ngo ko gukizwa atari ukurindagira, gukizwa ni ukumenya ukuri kandi ugashakisha kubana na nyir'ukuri, ugashakisha kubana na so w'ukuri. Hari umuntu uherutse kumva avuga ati rwose ngewe sogokuru baramuzi yitwa kanaka, yego natwe dufite ba sogokuru, ariko twateganyirijwe kuvuka kabiri. Ni nk'uko umuntu agenda akiyandikisha mu ishyaka iri n'iri, cyangwa muri asosiyasiyo iyi n'iyi, cyangwa muri gurupe iyi n'iyi, uhereye umunsi bakajya bamwita gutyo, bagatangira gukurikira amabwiriza y'aho hantu. Ukagenda ukiyandikisha nko muri parti des choux, ukajya bakwita umushu, kandi abashu bakaba barangwa n'ibi kandi bakabyemera. Niko natwe iyo duhisemo ko abana b'Imana dutangira gusa nayo kuko tuba twabyemeye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu avuka bwa mbere avuka ku buryo bwa kamere, hanyuma yavuka bwa kabiri akavuka par adhération. Nibyo Bibiliya ivuga ngo ni ukwemera. Niba wizera ko Yesu Kristo ari umwami ukabyatuza akanwa kawe ngo uzakizwa. Ni ukuvuga ko kuvuka bwa kabiri bijyanye n'imitekerereze, ndetse Yesu yaravuze ati muhinduke, aho mwe kwisanisha n'isi muhinduke. Ni ukuvuga ko hari uburyo utangira guhindura imirebere, uburyo warebaga ibintu, ndetse ukemerera Imana kuguhindura. Iri shuri tuvuga ngo ni ishuri ryo guhinduka, ntabwo ari ishuri rya change, oya, ni ishuri rya transformation. Transformation rero ni imihindukire iba mu muntu wawe wese w'imbere, kandi nta wundi ubasha kuyikora usibye Imana gusa, ibigirishije umwuka wayo nk'uko nagusobanuriye ubushize, ifite ubushobozi bwo kuba muri buri wese nk'uko yakugeneye uhumeka. Ntawe ujya kuwusaba, ntawe ujya kuwugura, kandi iyo wavuye mu isi bavuga ngo iki? Baravuga ngo wagiye, ngo umuntu yagiye, nyamara tuba tubona umubiri aho ngaho. Ni ukuvuga ko muri we harimo undi muntu. Bisobanukirwe kandi ushishuke, ukanguke. Ikintu cyatumye cya kabiri niyemeza gutandukana na gahunda y'isi ni ikinyoma. Narabanje soma ijambo
nsanga haranditse ngo siyanse y'isi ngo iri corrupt. Ubumenyi cyangwa se sinzi ko siyanse twayita ubumenyi gusa, ubuhanga, ubumenyi bw'abantu ngo bwaravangiwe, ntabwo bukiri, nyine ni uko Bibiliya ibivuga. Hanyuma rero nkomeza kwibaza ibyo ari byo. Ku munsi umwe rero nzabe ndi gusoma ijambo ry'Imana, nsome muri Zaburi ya 96 umurongo wa 14 mu gitabo cya Zaburi. Nari narasomye igitabo, bimwe mu bitabo 5 bitangira bya Mose, ahantu Yosuwa yategetse izuba ngo hagarara, izuba rirahagarara. Biravuga ngo ni uwo munsi wa mbere ngo umwana w'umuntu ngo yategetse izuba, umunsi uragenda uba muremure kugeza igihe barangije kurwana. Ibyo hari ukuntu tubyumva ntitubiburemere. Noneho njyewe sinabitinzeho cyane, navuze ni nyine ni zimwe mu nkuru z'amateka y'ubwoko bwari budasanzwe, nk'uko byari umwana w'imfura Imana yari yemeje ko bushobora kuyifasha, bushobora kuyibera umuyoboro kugira ngo isi yongere kumenya Imana, kuko isi yari yaratakaje Imana. Hari abamarayika baguye bari barayifashe bugwate kugira ngo abana b'abantu bajye bapfa gusa barimbuke. Umenye uburyo imbaraga zigushyigikiye niba atari iz'Imana zikora, n'uburyo wanzwe aho hantu, n'uburyo udashobora kubona ubugingo bw'iteka, wavayo wihuta. Ntabwo bashobora kugukunda kurusha uwakuremye, we wiyemeza kurwanira ishyaka muri byose. Narasomye rero nsanga haranditse ngo muvugire mu mahanga muti Uwiteka ari ku ngoma, kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyega, azacira amahanga imanza. Nahise mpaca akarongo, isi irakomeye ntibasha kunyeganyega, njya kureba muri Bibiliya y'Icyongereza nsanga handitse ko ku isi itanyeganyega. Kuko nakubwiye nari mu gitabo cya Zaburi, ndakomeza ndasoma, ngeza kuri Zaburi y'104 nsanga ku murongo wa 5 haranditse ngo yashyiriyeho imfatiro z'isi kugira ngo itanyeganyega, wayambitse inyanja nk'umwenda, amazi atwikira imisozi miremire. Hanyuma ndakomeza, nari nkiri muri icyo gitabo, nsanga ku murongo wa 19 haranditse ngo yashyiriyeho ukwezi kumenyekanisha ibihe, izuba rizi igihe rirengera. Ubundi izuba niryo rirenga, turavuga ngo rirabyuka, tukavuga ngo rirarenga, ntabwo tuvuga ngo isi irabyuka. Maze gusoma iyo 30 natangiye kwibaza. Twageze mu isomo ry'ubumenyi bw'isi, nababwiye ko ufite abanyeshuri. Hanyuma ngiye kureba ya mirongo twigaga kera, imirongo miganda, za koma y'isi, nsanga burya ngo ni imirongo iri imaginaire, ni imirongo bitekerereje. Ndavuga ko se byagenze bite ngo Abanyafurika bari basanzwe bafite uburyo bwo kubara, bajye kubara igihe cyabo bahereye mu Bwongereza. Ndatangara, ese uwo muntu watekereje iyi mirongo si umuntu nkatwe? Ese se abantu badasanzwe babara igihe? Ndavuga nti ubu ni ya sisiteme y'ubukoroni nyine yakomeje kugeza aho ugomba kuba uri kubara isaha uhereye ku muntu utanafite n'ibihe by'izuba bingana n'ibyawe, n'iby'imvura bingana n'ibyawe, uhora mu bukonje. Nyine numva ntabwo bisobanutse cyane, bintera umwete wo kujya gushakisha. Buriya iyo ugize umwete wo gushakisha, Imana iragushyigikira cyane. Byaranejeje, biranyura ukuntu Imana yahaye agaciro ibintu numvaga nifuza kumenya. Nakomeje gushakisha, ubwo ndangije nibuka aho nahereye niga. Hagati y'imyaka 11 na 12 nibwo natangiye kwiga ubumenyi bw'isi. Bambwira umugabo witwaga Galileo wavumbuye ukuntu isi izenguruka. Batubwira interuro yavuze ati nyamara isi irazenguruka. Ubwo iryo jambo yari rivuze ngo ararizira, ngo kizira mwica,
ndababara cyane ndabona koko nk'ubu umuntu kiliziya yamujije iki kuvumbura ibintu gusa koko. Reka rero nzagere muri universite, nabwo mwarimu aratubwira ati uwo mugabo Galileo yapfuye azira rwose kuvuga ku isesenguruka. Universite ndi mu mwaka wa mbere ndavuga ni bya bintu bya Galileo koko ni ukuri. Kuki koko umuntu yapfuye azira kuvuga ku isesenguruka? Icyo kinyoma ndakijyana menya ngifata nk'ukuri. Aho rero ntangiriye gushakisha maze gusoma Bibiliya, ubwo nasaza ubumenyi bwose buba buhari, ariko kubera za mpamvu eshatu ntabwo tubona umwanya wo kubushakisha. Abandi barabisobanukiwe kera, bazi iby'isi irimo. Isi ntabwo izenguruka kandi isi ntabwo ari umubumbe. Nawe mbwira gufata abantu b'abagabo ukababwira ko batuye kuri iki kintu, bamwe bakaba batuye aha, abandi batuye aha, abandi batuye aha, kandi kikaba gihora kimeze gitya. Koko munshakire umwenjeniyeri w'umuhanga cyane, umwubatsi ushobora kubaka hano akahashyira inzu kandi ikaba ihagaze gutya, atabanje gucukuramo ngo akore ikibanza kiri plan. Nkomeje shakisha ko nasanze abantu babikozeho. Sanga umugabo umwe wagiye ndetse mu mashusho ya bya bigo by'ibihugu bikomeye tutavuga kuko platform ni y'abo banyamahanga atuba twayitiye natwe, kandi hari ibintu uvuga cyangwa ushyiramo ugasanga bibaye ikibazo. Hanyuma nsanga yanditse yakoze yerekanye ibimenyetso 20, ntabwo ndi bikubwire muri rw'icyongereza, ari ibintu mvuga nkandika mu kinyarwanda kandi nyine mbazi kuri bubyumve. Yakoze ikintu yise 20 facts, ibimenyetso 20 byerekana ko isi itazenguruka. Ndabwo bya bintu natekerezaga uzi ko abandi babikozeho. Ahita avuga ati nakuze ijambo yavuze cyane, aravuga ati buriya ushatse gufunga amaso ntuyakoreshe, ushatse ubwonko wabukuramo ukabujugunya ntacyo waba bukumariye. Niba amaso yawe adashaka kureba n'ubwonko ntacyo bukora. Ati ninde muntu wari wagenda ngo asange nk'ahantu hiburungushuye gushya, indege iradekora yarangiza ikarandinga cyangwa se ikateresa, kuki isubira ku butaka? Ati kandi iyo igenda imaze kudekora itangira gufata vitesi igenda ku buryo buringaniye n'ubw'isi. Arangije ahita yerekana uburyo nta munsi n'umwe amazi ashobora gufata forume ya gutya, forume iri convexe. Amazi afata forume y'ikintu iri concave, aho wayashyira hose niba uyashyize gutya ntashobora kujyaho. Niyo mpamvu dukenera amarespiyo, ndetse no muri fizike baratubwira bati amazi afata iforomo y'ikintu yashyizemo. Ariko mu bwo bumenyi bwacu bw'isi batubwiye ko amazi afata aha hantu, afata aza agatwikira isi. Yitwikira gute ku buryo yaba ari hano? Iyo abantu rero bakubwira ko bakurusha ubumenyi, ibintu byose bakubwira urabyemera. Ariko sanga ahubwo mu bumenyi bw'isi harimo isi ebyiri. Abandi barabizi ko isi itazenguruka, barabizi ko bya bintu twita urubura ruzengurutse isi ntabwo ruri mu majyaruguru no mu majyepfo, ahubwo urwo ruziga ruzengurutse isi iri flat. Uzajya kubeba nta bumenyi na bumwe buhari. Icyo abantu bakora ni ukukubuza kugira access, no kukubuza kumenya ibintu, kuko byakuvana, byatuma utangira gushakisha kuba uwuriwe. Ni muri urwo rwego nakomeje ndashakisha, nsanga buriya ngo mu makarita 5 amaze gukorwa y'isi nta nimwe yakozwe n'umunyafurika, kandi bahora bari kumenye bw'isi. Ngo Afrika barayifashe bayigira 14 inshuro 14 ntoya ukwiri. Ntawe ujya kuvuga ubu barabwiye ngo mu gihugu cye ngo ni kimwe ngo kiruta Afrika. Igihugu cye kiruta umugabane gito. Ariko iyo abantu bashaka kwica mu bitekerezo ngo bakumvishe ko nta udepanda kuri buri butoya, bakubwira ko n'ahantu utuye ari hatoya.
iyo abantu bari kuvuga ngo isi biti ngo ni gatoya gute, bakagushushanyiriza u Rwanda barangiza bakarufata bakarutereka ahantu ukarushakisha bikarita isuka ruguru ugahungura ukabona uguye ku Rwanda, barangiza bakubwira ukuntu ruteretse ahantu hangana hatyo. Nawe mbwira, ufashe urupapuro ukarubumba nk'umusozi, ukarubumba, aha hantu turahahinga, aha hantu turahubaka, aha hantu haba ubuso na bube bupfa ubusa, ni design gusa Imana yashatse gukorera u Rwanda. Imana yashatse kudizayininga u Rwanda mu misozi, niyo mpamvu utashobora kurupima. Warupima gute? Wajya wurira umusozi ukamanura ukundi kandi ntabwo ireshya, warangiza ukazabiteranya byose ukavuga ko u Rwanda rungana gute. Ariko iyo umuntu ashaka kwicaza avuga ati akaboko kawe ni gatoya, ntabwo ari gato, ntabwo bishoboka, nta n'umuntu kandi ushobora gupima isi, uwo muntu ni uwawe. Ariko iyo abantu bashatse kukubwira ukuntu bakomeye, ukuntu ari ibitangaza, agufatira mu kinyoma yarangiza akakwereka ukuntu wowe ibyo bintu utabizi kandi nawe ukabyemera. Ariko mbwira ufashe ukazingura urupapuro ukaruzinga, uruzinguye, ibyo ni ibintu bisaba ubwegera, rwagera ahantu hangana gute. Ufashe imisozi yose y'u Rwanda ukayirambura kuko yose nta n'umwe tudakoresha, wasigarana ahantu wasanga abantu hangana iki. Ni ibintu byo gufunguka kandi umuntu akiyemeza kuba we. Mu bushobozi rero Imana yaduhaye, ntekereza ko dufite umugisha buriya kugira gutya ukamara nk'imyaka nta kiguhungabanya. Ibiduhungabanya kenshi biva ahatari aho ngaho muri twebwe, ukamara imyaka nta kiguhungabanya, buri ushatse wakwicara aho gutereka ntungwe n'ibyo mbasha kubona, ntangire ufunguke mu mutwe, kuko umuntu abamo imbere, umuntu ntabwo atungwa n'ibyo kurya gusa. Yesu yarabivuze, umuntu atungwa n'ijambo ry'Imana, n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Ariko rero kandi ntabwo nubwo umuntu amenya ibyo areba gusa, ugomba no gushakishwa gutereka. Ni ukuri, hari igihe umuntu amubwira ati ibyo ntacyo bintwaye, ngewe kuba nariye gusa nkaryama. Umuntu azagutegeka, azaza kubeshye, narangiza kuyoboza ikinyoma ubyemere. Naratangaye iyo nkubwiye, cyari ikiganiro gikoze mu Cyongereza bavuga ngo Africa is 14 times larger than it is shown on the map. Ndatangara bakwereka ukuntu hari mu mashusho bakoresha ibyuma by'ikoranabuhanga bakayazana akaba adasa, uko bashushanyije Afurika ubushize, uyu munsi akaba atari kwingana, ejo bundi atari kwingana, ariko abazi kwitegereza nibo babireba, ubundi babigukutira bakubwira ko babirebye. Ntabwo ari icyo gusa, nabitangaye. Ubundi Imana urabizi, niyo tujya gukora ubushakashatsi turimo twiga, dukora icyo bita circonscription. Ni ukuvuga ngo ndabizi ko ntazashakisha ibintu byose bibaho, jyewe aho ngarukira ni hehe, uko ukerekana domaine ugiye gukoramo, aho ibyo uri bukora uko bingana, ukaspecifiya, ukemeza ikintu kimwe. Rero n'Imana ijya kuduha isi, yaduhaye ubutaka, iduha inyanja, iduha n'ikirere cy'isi. Ntabwo Imana yigeze iduha hanze y'ikirere cy'isi. None nagiye ndimo nshakisha ibyo bintu, ndatangara. Abantu baraza bavuga ukuntu bagiye ku kwezi, hanyuma bakakubwira ukuntu ku kwezi hameze, bakanerekana abantu barimo. Abandi bamaze kubimenya ibyo, nta n'abantu bakibibeshya abandi. Ngira isi igeze igihe cyo kugira ngo ubumenyi buturike, abantu babimenye, ibinyoma n'ibivaho. Rero noneho abategekesha ibinyoma babitegekeshe ku gitugu, kuko niko Bibiliya itubwira icyo gihe kigiye kuzagera. Abantu bose banze kwemera ukuri bazinjira mu kinyoma, noneho bakimire bunguri. Hanyuma bakubwira ukuntu umuntu ageze ku kwezi. Uzi ko icyo gihe telefone zari ziriho ni nka za zindi twese kugira mu myaka ya za 90 kugera 90, zimwe bagira gutya bagaturura, zikazivuga ngo bagaterura kombine bagashyira ku gutwi. Zari telefone zagiyeho hakoreshejwe insinga. Umuntu akabwira ukuntu yagiye ku kwezi, agatelefonayo kugira ngo uhamagarire ku kwezi. Mbere na mbere kereka Imana yarakwemereye ati no mu kwezi muzajyeyo. Icya kabiri, kereka warakoze insinga ziva ku kwezi ziza mu isi, kuko icyo gihe itumanaho ryari nta wireless zari ziriho, ikoranabuhanga ryari ritaragera kugera rigezeho ubu ngubu.
ni ukuvuga ngo umuntu ahagaze ku kwezi atelefona perezida, amashusho arahari uzajye kubyirebera, ntabwo ndi bubishyire muri iki kiganiro ejo batazagira gutyo bakavuga bati kuki watuzaniye ibintu, ariko ubu ushaka kubireba wese arabireba akavuga ati mwageze ku kwezi, ati uyu munsi mukoze igitangaza rwose, ukajya uza ibihugu biteye bikomeye cyane, biri mu gice cyo hejuru kiri hejuru y'ikiri hasi kiri hejuru y'igice cy'isi cyo hasi, uvuga ngo gihora kiri hasi n'ubundi kikaba kiri hasi kandi akaba ari nacyo gikennye, ni ibitangaza. Akakubwira ukuntu nyine bagahita bavuga ati mukoze igitangaza uyu munsi mushyize ikirenge ku kwezi. Wowe wabifata nk'ibisanzwe niba utabyitaho, ariko ibyo ni byo yari akazakubwira ko utazi ubwenge, ugomba kwiga ugafata amafaranga yawe ugafata amafaranga ukayarihira umwana wawe indege, akavamo agafata gari ya moshi, akava mu gari ya moshi akagenda agafata bisi yawe, yayivamo agafata imodoka, yayivaho akagenda n'igare, yayivaho akagenda n'amaguru, agiye gushakisha ubumenyi bwa bundi we azi ko ari ubumenyi yacuze. Naratangaye rero nje kumenya yuko uwo mugabo Galileo atigeze yicwa, ahubwo kiliziya yamuhoye yuko yatandukiriye iri jambo nabusomeye ryo muri iyi Zaburi. Icyo gihe abantu ngira ngo bari bagitinya, bazi neza ko ubumenyi bahawe n'uwabaremye ari ubw'ukuri. Hanyuma barangije bamuha amasengesho bamutegeka gupfukama imbere y'inama bari bamuhaye, arapfukama asaba imbabazi, barangije bamuha n'amasengesho yo gusubiramo, barangije bamufungira ahantu mu Butaliyani, bamufungira ahantu agomba kuzajya aba, ariko bamuha umuntu wambaye ikanzu wo kumufasha kujya akora ubushakashatsi. Hanyuma uwo muntu rero wo kumufasha gukora ubushakashatsi aramuherekeza kugeza apfuye, kandi yarinze apfa agihembwa na papa wari uriho icyo gihe. Nyuma yo kubimenya koje ndashakira bati ndetse iyo nteruro ngo nyamari irazenguruka, nta nubwo yashobora gutinyuka kuyivuga kuko byashoboraga kumuviramo gupfa. Iyo nteruro niyo bamwitiriye, ntabwo yashoboraga gutinyuka kuyivuga. Hanyuma rero yari yakoze ikintu cyitwa théorie héliocentrique, isi ni ukuvuga ngo izuba ni ryo rinini, isi ni ryo rizenguruka. Akora guherinete y'izuba, arangije yavuga ko ari tube ifashe tube ugashyiraho akarahuri hejuru no hasi tureba izuba. Nabibwiye abanyeshuri banjye bahita bababara cyane. Mbere na mbere baragenda bahita bashushanya Afurika, bahita bayigira nini cyane, bavuga ati kubera iki nta munyafurika urashushanya ikarita yacu, bayigira nini. Mu myaka yabo ntabwo babuza kwisanzura ku buryo bashatse, bahita bagenda bafata umuseke nabo bawukoramo tube, bawinjizamo undi, barangije bahita bashyiramo akarahure baragakata hasi no hejuru. Barangije barambwira bati nawe ujye ureba mu kirere, barakampaye nyine nkajya ndebamo nkaturuna karizunguza, sinagira ikintu mbona mu kirere. Ariko we ngo yicaye aho kubera rinete idasanzwe ugahita abona imibumbe yose uko ikurikirana, uri ku isi ugahita ubona imibumbe yose iri mu birometero magana uko ikurikirana. Warangiza ugahita wemeza ko isi ari muri système solaire kandi ko izuba riyizenguruka. Bivuga yuko izuba ari ryo rizenguruka isi, kandi ayo mashusho arahari, izuba rizenguruka isi, kandi n'Imana yabiritegekeye ngo yategetse ibiva kujya bivira isi. Umuzanye mushaka gukora ubushakashatsi uzasanga isi, izuba rifite aho ritangirira, niryo turiho twita mu burasirazuba, rikamurikira isi igice, ejo rikazayimurikira ikindi. Niyo systeme y'Imana yakoze. N'ukwezi nuko byombi bizenguruka isi. Ntabwo isi yari umubumbe. Icya kabiri, nta nubwo isi izenguruka. Ni ukuvuga ko tumaze kumenya ko ibyo bintu ari ukuri, fizike yose ihinduka ubusa. Ni ukuvuga yuko ubumenyi bw'isi turimo n'ubwo bufite icyo budukorera, uretse n'ibyo navuze, ni systeme yabukoze ituma bugira icyo bukora, ariko ubundi ntabwo buba ari ubumenyi bw'isi uko yakabaye. Icyaje kuntangaza rero ni uko uwo mugabo wakoze ibyo bimenyetso 20 yerekanye ukuntu ku mabendera y'umuryango w'abibumbye berekana neza, babizi ko isi atari umubumbe. Mujya mubibona
bafite ibimenyetso bimeze gutya, bakagira n'ibindi bimeze gutya. Muzabyitegereze ku mashami menshi y'uwo muryango, nguko uko bimeze. Igihe twebwe tuzi ko isi imeze itya, tukayiha imirongo imeze itya, iki ni ikimenyetso cy'uko abategeka isi babizi neza ko isi imeze itya, kuko ku mabendera yabo iyo bagiye gushyiraho bashyiraho ibi ngibi. None se ninde ufite inyungu mu gutuma abantu bibera mu kinyoma, bakabaho mu kinyoma? Ukabona mu manama, mu bintu byose bihuza abantu, umugabo rwose abeshya undi, ntamubwije ukuri, akamubwira ko ari uko bimeze. Ukurikije ukuntu ibintu bimeze, ntabwo isi yagira global north na global south, ntabwo yabigira. Ahubwo kuvuga ko abantu bose bafite aho batuye, ndetse ngo n'abatwara indege bazi neza iyo baze basanga aha ngaha ariho hagenda hagwa ibyo bintu ku isi imeze itya. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yarangije kukubwira gutya, akakubwira ko wari hano, wowe uri hano, aba yarangije kukwica mu bitekerezo, kubera ko wari no hejuru, ahora azenguruka ari hejuru, wowe ugahora hasi. Ngicyo kimwe mu bintu byatumye numva nkwiriye gushakisha ukuri, ndetse nkamenya ko bimwe mu bintu byinshi nahawe atari ukuri. Nawe rero shakisha. Mu by'ukuri ibi bintu ni igipimo cy'ubwenge. Iyo Imana iturebye ikabona ntidushakisha, twakira ibintu byose uko tubihawe, tukumva nibyo, ariko se abana banjye bazakanguka ryari? Bazajijuka ryari ngo bagendere mu kuri? Niba umaze kumenya ko umuntu muri kuri level imwe, muri ku rugero rumwe, nawe utangira gushakisha uko wakora, ukavuga uti ni hahandi ntabwo uyu muntu azakora uyu nguyu kugira ngo bingereho, ahubwo igihe nintakora ntabwo nzagira aho mva, ngomba gutunganya ibyanjye, hanyuma uyu nguyu ushobora kuba uri muri iki gice ahubwo noneho nkabyakira niyo agakora ibye, kubera yuko ntabwo azaza kunkorera. Ngiki cyo kumenya ukuri bimaze, ni uko utangira kureba igifite umumaro. Iyo rero ni impamvu ya kabiri yatumye numva nshaka gushakisha Imana, kubera yuko ari nyakuri, ikaba na nyir'ukuri, kandi ikaba se w'ukuri. Ni ukuvuga ngo ntabwo nshaka kugira mu bubiko bwanjye bw'imbere ibinyoma. Nk'uko nabikubwiye, hari purizo dushyirwamo, tukaba twumva dushaka tubabajwe gusa n'ibidutunga, n'amafaranga tugomba gutunga, no gutuza n'ibindi bintu. Ariko igihe kiragera ibyo bintu umuntu akabirenga, ukajya uvuga uti ese ibi bintu mfite nzabyambukana bijyane mu bwami bw'ijuru? Ibyo bituma urushaho kwita kuri karite, ku bwiza bw'ibyo bw'ubumenyi ubika muri wowe. Imana iguha umugisha. Mu gice cya kabiri, nk'uko twabigejeje ushize, nashaka kuganira nawe ku ngingo imwe numva ireba imibereho. Mu minsi ishize natembereye umujyi wa Kigali, hanyuma ngezeyo nsanga hari ibyo kunywa byinshi byo muri ubu bwoko bw'ibinyobwa bikoze bihereye ku wenda ku mafu cyangwa se ku ma esanse akozwe ahumujwe cyangwa se asanishijwe n'imbuto. Ndavuga ngo reka nkwegere ntugure. Nahoze mbikora, ariko nyuma y'itegeko ryari ryaratowe rivuga yuko abantu bagomba kuba bahagaritse kubikora mu gihe cy'imyaka 2, nabonye nta stabilite mfite. Nagerageje kwimukira mu bindi bikoresho bya plastique bisa n'ibikoreshwa kenshi, ariko wajya kubishaka uyu munsi ukabibona, ejo ukabibura, umunsi ukurikiyeho ukabibura. Mbona harimo stabilite, mbona ntabwo byazanteranya n'abaguzi. Hanyuma ndabihagarika. Ariko ngezeyo ndavuga hano hari utuntu twiza, reka ngende ntugure. Ndangije nsanga dukorerwa hanze.
habaye ibintu bibiri. Mbere na mbere nabaje gutangara ndavuga nti ese rya tegeko ribuza gutumiza, gukora no gucuruza ibikorwa muri plastique ryahaye abanyarwanda imyaka ibiri, hanyuma nyuma yayo abanyamahanga barafungurirwa, abanyarwanda se bananiwe gukora kubera iki? Byabaye ngombwa yuko iryo tegeko nabonye hari ingingo yaryo ya 4 ivuga ibijyanye n'uruhushya rwihariye. Kuki abanyamahanga babyinjiriramo abanyarwanda bagasigara bakorera abanyamahanga? Ni ukuvuga ngo umunyamahanga akuzaniye ibintu yakoreye iwe, ntabwo uhaye icupa, ntabwo uhaye bya bintu ngo ubyivangire, kandi hari benshi bize ubutabire bashobora kubikora cyangwa bakabyiga, usigara uri umukozi we. Ni ukuvuga yuko ukusanya udufaranga ukadusarura mu banyarwanda, ukamusubiza ukamubwira uti mpereza. Ibi bintu mbona ntabisobanukiwe. Kubera iki abana bo mu rugo babuzwa kurya, aho hanze bakaza bakarya? Cyangwa wowe ugakubura iwawe, umuntu akaza agahindura puberi. Numva sibisobanukiwe neza. Hanyuma rero ndavuga nerekana ninjire mu iduka nigurire kuri utu tuntu nshyire abanyeshuri banjye, ndabona dufite amabara yatuma mu mutwe bumva ko ari bishimye. Ndagenda ndatugura. Hanyuma maze kutugura bambaza igiciro, barambwira ati kamwe ni 4,000. Icyo gihe niko twaguraga. Bamaze kwari utuntu tw'amabara menshi dusa n'amabara menshi dutandukanye. Hanyuma maze kutugura ndababwira nti muhe facture, ndishyura. Ngiye kumva papa arambwira ati, papa wacuruzanyaga n'umugore we, ati turaguha facture yanditseho makeya. Ndababwira nti oya, ntabwo muha facture yanditseho makeya, ahubwo mubare ayo mukeneye yose nyabishyure, nyabongerereho ugiye mu mpe facture yuzuye. Ahita ambwira mu rujwi rwiza rw'abapapa ati ntabwo wamenye ibyabaye. Ese ni ibiki? Ati biragoye umucuruzi yakwinjira mu bwami bw'ijoro. Numva ndatangaye cyane. Ndababwira nti rero iryo joro uri kuvuga ko utajyamo, njye ndimo ndarijyamo. Ugura amafagitire yuzuye, ntabwo urwara fagitire y'ikinyoma mu ntoki. Arangije ahita ambwira ati uko niko bigomba kugenda, uratwara fagitire ndi buguhe. Hanyuma mbwira umugore, ariko se ntabwo mwakwemera nkamwongereraho amafaranga? Umugore arajara umugabo aramubwira ati karabaye rero, biragenda bite ko uhuye n'umurokore? Hanyuma umugabo aramubwira ati arayijyana uko ukwiriye. Ndamubwira noneho kuko rero arangije kugura igicuruzwa nanacyishyuye, ndamubwira nti okay, noneho yandike wisigarane, njye ntabwo njyijyana. Nibamfata bakambaza aho naguze ibintu ndabazana uyibereke. Ati nibyo rwose nta kibazo. Uko niko twatandukanye. Hanyuma ngenda mbabaye. Ndavuze bishoboka bite umuntu yafata imibereho yo muri iyi si akayigurana ijoro? Ariko niko bimeze. Mu minsi yabanje nanjye nafashe icyemezo cyo gufunga. Mbere kubera ibipfunyikwamo kuko nakubwiye, kuko nabonaga ntari bubashe kubahiriza itegeko ngiye muri ibyo bintu. Kabiri, kubera uburyo bwo kubarana n'imashini ibijyanye n'umusoro. Ntabwo wowe wenyine ari wari ubimbwiye bya ndaguha make, ndaguha iya make, ni ibintu byuzuye mu bacuruzi bose. Ndaguha iya make. Kereka iyo ari abantu bahanitse ibiciro cyane, ahubwo bati turaguha fagitire yuzuye, ariko nyine ni negosiyasiyo zibaho biri ahantu hose. Ariko se kuki bibaho? Nanjye nanze gukora. Imwe mu mpamvu ebyiri zatumye mfunga ibyo nakoraga ni ukubera yuko numvaga ntashaka gutanga iya makeya, nshaka gutanga fagitire iri mu kuri, nkaca mu mucyo nyine byaba bitemeye nkabyihorera. Byagenze bite? Ni ukuvuga ngo njya kubara nabaranaga n'imashini. Ubundi bambwiraga ko nishyura 18%. Ubundi by'ukuri iyo wishyura 18, wajya kugabanya hasi ugashyiraho 118. Imashini irabyibara ariko urugero bimeze. Ni ukuvuga yuko 18%, njyewe ufite 100 ryanjye. Dufate urugero kugira ngo byumve. Tuvuge ukora amasahani. Uragiye ugiye kugura raw material, zituma uzavanga plastique, niba uyakora muri plastique, niba uyakora mu mucanga simbizi, ugiye kuyigura. Umuntu yiguzeho afite 100% nawe aho yabiguze. Reka mbere kuri ubiguzeho. Ubigejejeyo
bigutwaye 1,500. 1,500 ugisigiye umucuruzi, ntabwo ari icyawe, nta n'uburenganzira ugifiteho, kuko uko uzagerageza kugikoraho uzasenya igishoro cyawe. Hanyuma ukaza iwawe ugahita utangira gukora, ugakora ugashyiraho abakozi, ugashyiramo ugavanga ibintu byinshi wafashe, warangiza cya kintu ukakibyaza isahani, warangiza kukibyaza isahani ukayishyira ku mafaranga 2,000. Muri 2 harimo amafaranga 500 gusa yawe. Ayo 500 niryo 100% ryawe. Ni ukuvuga ngo uwaza akakubaza wese uciye mu mucyo, wamubwira uti iki 500 kirava muri aya ngaya nyashyira umucuruzi, nawe niyishyura azishyura aya ngaya afitemo 100% rye, jyewe 500 niyo yanjye, ni nayo ndi busarure. Ya 500 ngahita nyabarira 18%. Namara kuyoborera 18%, jyewe reka ntange urugero ku byanjye nakoraga byagwaga mu 4,000. Nabibarira 18%, 118 iyo dushyiraho nkishyura 610. Nyamara naba nabaze amafaranga nagombaga kunguka, kuko jyewe igishoro cyanjye cyari 3,500. Ni ukuvuga ko nahitaga mbara abakozi, umuriro, amazi, gaze, amafaranga, igihembo cyanjye, icy'umukozi, byose nkasanga kuri buri piyese ni 500. Niyo kuri piyese ari 500, nkahita nteganya n'amafaranga nzongeraho kongera nakoraga ibintu by'umweru, igihe umweru uzaba ibintu byatumbagiye. Reka rero nasanga jyewe ni 76. Ni ukuvuga ngo mu mafaranga nagombaga kwishyura buri munsi natwarwaga amafaranga 538 buri gihe, akajya mu musoro yakagiye ku gishoro, kandi ntari buburane n'imashini. Umunsi umwe rero nza kwiga kuburana nayo, imashini nyihera hasi y'ibintu byose, ngiye kubona imbona impaye -36, irambwira ati we bazakwishyura ahubwo wahombye. Ibintu byari byatereye icyo gihe, kandi numva ntari bwongeze igiciro, nshaka kukistabiriza kugeza igihe ibintu bizongera kumanukira, kuko ushobora kuba warayateganyije aya mafaranga uri guhomba ukayongeraho ukigumiraho ngaho ugatuza. Nuko ndangije uko ya 538 ngenda nyatanga ariko nabona igishoro kirimo kirashiramo, kanyewe reka mfunge mbe mbyihoreye kuko ndabona ntarimo mbishobora. Noneho abacuruzi barambwira ati wowe wifunga, reka tukongerereho 500 kuko ibintu ukora turabishaka. Banyongereyeho n'aya ngahita yiyongera, asanga ni hahandi uko byiyongera niko n'ibindi byiyongera. Ntabwo nari kusoma kuki koko imashini itampa uburenganzira bwo kuyisobanurira ikiranguzo cyanjye n'agaciro nongereye ku bintu uko kangana. Mbona uwo mbibaza, umwe naje kwibaza arambwira ati iyo ni porogaramu nyine, ni porogaramu iravuga ngo mukurikiza. Ako nabwo ariko se porogaramu niyo uyobora abantu cyangwa niyo waha porogaramu, niyo uyobora porogaramu. Mashini ko zaje kudufasha, zaje kutuyobora. Nuko nyine birangira mvuyemo, ariko usanga wa muntu wambwiye ati nahisemo kuzajya ntaca mu mucyo ariko ijuru nkarisezerera. Nsanga ni ikibazo cyo gukiranuka, ni ikibazo cyo gukunda guca mu mucyo. Ahantu hose uhuzuye uburiganya urumva ko ntabwo ibintu byaba bimeze neza. Ni inshingano y'abantu bakuriye abandi gufasha abantu guca mu mucyo, kandi ni ibintu byoroshye. Umusoro 18% uwutanze uba woroshye uryoshye, kubera yuko ntabwo ubuhombya, ndetse ubwo burenganzira bwo kuzasigaza n'umusoro ku nyungu urihemba, ugasigaza amafaranga ya inflation igihe ibiciro byagabanutse, biba ari ibintu bisobanutse. Ariko iyo winjiyemo muri rya jana, iri jana ntabwo ryagombye, ry'uyu muntu ntabwo ryagombye kuza mu bintu by'uyu muntu ucuruza. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu yagombye kugira ijana rye, ni ijana rye ryagombye kuba rigaragara hano, akishyurira ijana rye rikaba rizwa mu buryo bwo kwerekana uko yaranguye, kandi biba bigaragara. Nubwo rero iyo ryarangije kuba 118 bakijizamo n'ijana, kuko iyi mashini igiye kukubaza ikubaza ngo igiciro nangahe, kandi mu giciro harimo igishoro, harimo
n'agaciro kongerewe, ako gaciro niko gatuma kabyara ikiguzi cya kintu bazabiguraho. Ubwo rero nakomeje kuvuga ni yewe uyu mugabo yahuye n'ikibazo nk'icyanjye, ndetse n'abo ngabo bari najyagaho, aho ugiye kugura imyenda, aho ugiye kugura inkweto, ugiye kugura ibikoresho muri kenkayeri, ku buryo umwe namubajije ntese ucuranga indirimbo z'Imana haba mbona umwira ngo amafagitire ituzuye, ahita ati oya, ati ibyo tubyihorera, ati uramutse wishyuye uko bisabwa ntabwo wazakomeza gucuruza. Nibyo ni ukuvuga ngo umuntu agerageje gusa guhisha, rero agahita avuga ati reka ndekarare bibiri, aba ari byo uvuga ko igiciro cyanjye gihagazeho, hanyuma bya bibiri bindi mbihishe byibura bizavemo aya ngaya, aho kugira ngo nunguke ya 500 wenda nzunguke 300, aya ngaya mbashe kuyatwikiriza igishoro cyagiye kibashe kugabanuka. Ariko biramutse bibazwe neza, ubucuruzi bwawe umunyura ukaryoha, umuntu wese agakora, cyangwa mbese n'uwafungura ibintu abanyagihugu bashobora gukora ntabafungirane ngo afungurire abantu opportunity. Mpamvu itumye mbizaho ni uko ari ikibazo cy'ijuru. Uburyo tujera ubuzima bwacu bwa buri munsi Imana izabitubaza. Rero duhitamo guca mu mucyo cyangwa se guca mu mwijima, nabyo Imana izabitubaza. Niba bishoboka ko umuntu nta buryo buriho umuntu yacuruza kandi akaba n'umugenzi ujya mu ijuru, akerekana ukuri kose kandi akanezezwa no gutanga ibifasha igihugu, kuko imisoro ni ikintu cyiza ku gihugu. Nari nakubwiye yuko ari ingingo nashaka kuvugaho, mu by'ukuri inyitaza nk'ikibazo ntigeze numva kandi ntihariye, ahubwo kiri kumwe n'abandi bose. Nagize umugisha wo kuba mu bigo bigenzura, ngira n'umugisha wo kuba kuri terrain. Icyo namaze kubona ni uko ibintu twiga mu mpapuro tubishyira mu ntabwo biduha ubushobozi bwo kujya kumenya ibibera kuri terrain. Uzi uko uca umuntu amafaranga ariko ntabwo umenya uko ahomba n'uko ayatakaza, bigatuma rero umutsikamira kuko ubwo bumenyi ntabwo ufite. Ariko uhaciye watangira gusanga ibyo bintu ari ibindi. Ese nta kuntu byakunda kugira ngo byibura abo bantu bagiye mu bucuruzi, kuko nabo ni benshi, bahabwa amahirwe yo guca mu kuri, bahabwa amahirwe yo kugaragaza 100% ryabo, n'abandi bagumana iryabo, buri wese asorera 100% rye, ariko ye gusorera undi. Hari umuntu nakunze cyane yaravuze ngo la médiocrité coûte cher, cyangwa se médiocrité coûte lot. Ni ukuvuga ngo ubuzima bubi nibwo buhenda, ubuzima bwiza ntabwo buhenda. Niyo mpamvu usanga dushakisha ubuzima bw'abandi, kubera yuko tudashaka kugira ubwacu bwiza. Nizeye ko nta nzakomeretsa, kuko ni ikibazo gihari, kereka uwashaka kukirengagiza, wakumenya yuko 100% ryinjira mu ry'uwundi rikinjira mu ry'uwundi, ukakwa ibyo utakiriye ahubwo watanze, kuko ibyo watanze byagombye kurihirwa n'uwabyakiriye. Tuzishima ibyo bintu nabyo ntibisobanuka, kubera ko abantu nibo bagenga ubuzima bwabo kandi bakabutunganya. Imana ibahe umugisha, naho utaha.